kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se icyamunsi cyiza bivanye naho buri wese aherereye ku mugabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi ya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 19 Werurwe mwaka 2025 kuwa gatatu iragira iti ongera ubwire Yesu Kristo akwiyereke. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo y'151 murimo gushimisha igira iti Yesu arusha abandi bose kunkunda. Turangiza dusome ijambo ry'Imana.
haleluya bene data. Yesu arusha abandi bose kudukunda, arusha uko abavandimwe bakundana, naho izindi nshuti zacu zaduhararuka zose Yesu ntabwo ahemukira abakunda, kandi ibyaha byacu byari bikabije Yesu aterwa n'urukundo kudupfira, nibyo bituneshereza, nibyo biturinda ibibi, tukayoboka ya nzira igera iwe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice ni 20, duhere ku murongo 26 tugeze kuri 31. Utwo amagambo aravuga ngo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be Toma ahari. Nuko iminsi 8 ishize abigishwa bongera guterana mu nzu nka mbere na Toma ari kumwe nabo. Yesu araza abahagararira hagati, kandi inzugi zari zigikinze, arababwira ati amahoro abe muri mwe. Maze abwira Toma ati zana hano urutoki rwawe urebe ibiganza byanjye, kandi uzane n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye, kandi we kuba utizera ahubwo ube wizeye. Toma aramusubiza ati mwami wanjye kandi Imana yanjye. Yesu aramubwira ati wijejwe nuko mbonye, hahirwa abizeye batabonye. Hariho n'ibindi bimenyetso byinshi cyane yakoreye imbere y'abigishwa byanditswe muri iki gitabo, ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu Kristo umwana w'Imana, kandi ngo mwizere Yesu Kristo, mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwa ubugingo mu izina rye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu Kristo abera hose icyarimwe bene data. Ushobora kuba utamubonye, ariko we yakubonye, abandi bamubonye utamubonye. Ushobora kuba utari kumwe na bagenzi bawe ushobora kuba utari kumwe haba mu buzima busanzwe, mu iterambere risanzwe ry'umwuka cyangwa se ry'umubiri, ukibwira ko Yesu mutari kumwe, ariko uri kumwe nawe. Burya uri kumwe na Yesu uba Yesu iteka ryose, burya tuba turi kumwe nawe. Muri icyo gihe Yesu amaze kugenda, yarasubiye mu ijuru, arazuka, yiyereka abigishwa. Hari igihe rero uwitwa Tomasi yatawanyitse, nk'uko mu mvugo y'ubu bivugwa, ava mu bandi aragenda, aza kubiyereka, yiyereka abigishwa be ko bari mu cyumba basenga. Niko kuza Toma aza nyuma asanga abandi bamaze kubona Yesu, bamwiboneye n'amaso, bamubwiye inkuru, arasemba, arahakana. Muri Yohana twasomye aratwereka ko Yesu yiyereka abigishwa, Toma ntabwo yari ahari, yari yatabanyitse nk'uko bivugwa mu mvugo y'ubu ngubu. Ariko bagenzi be agarutse bamusobanura uko byagenze, uko Yesu yabiyeretse. Aratsemba, avuga ko ibyo ngibyo atabyemera, keretse ko abashije kumwibonera akamukoraho. Ariko hashize iminsi 8 Yesu arongera arabiyereka. Amaze kubiyereka, Tomaso wari umaze kuvuga ko adashobora kubyemera, keretse amwikoreyeho n'intoki ze. Muri ako kanya, hashize iyo minsi, Yesu arabiyereka ubwo bari kumwe.
amaze kubiyereka noneho Toma Yesu araza arabwira ati amahoro abe muri mwe. Arangije abwira Toma ati zana hano urutoki rwawe urebe ibiganza byanjye, kandi uzane n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye, kandi we kuba utizera ahubwo ube uwizeye. Yesu aramubwira ati wijejwe nuko umbonye, hahirwa bizeye batambonye. Buri munsi Yesu Kristo aratwiyereka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Atwiyereka mu byo adukorera iyo turyamye tukabyuka turi bazima, iyo tugiye mu kazi tugataha turi bazima, iyo ducuruza tukunguka, iyo twubatse ingo tukabona zirakomeye, urubyaro rukaboneka n'ibindi. Abatwiyereka burya si ngombwa gushidikanya nka Toma ngo tubaze ngo mbese ngo ari hehe. Oya, ahubwo izere kandi umusabe akugire neza, nawe wongere umubwire uti ongera unyireke mu byo unkorera mu bitangaza. Ijambo ry'Imana dufashe kandi tugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Data, twiyereke nk'uko wiyeretse abigishwa bawe, utwiyereke mu kutugira neza, ibyo dukora byose bize kutubera byiza uyu munsi wa none. Urakoze, urakarama, bana natwe mu byose. Ishimwe n'icyubahiro bikomeze kuba ibyawe none iteka ryose mu izina ryawe rya Yesu Kristo bisenze, amen. Mwari kumwe na none nk'uko bisanzwe mwese muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, ushima kuri torero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data, mufashe kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.